Yakobo nta rupfu rugaragaramo iyo ruba abafarisayo ntago bari kubakira rwaba rwarigeze ruterwa no kugira nivuga butumwa sibyo yego ndabyemera rwose ubu se ko ari i Burundi ubu Kristo ari nka hano mu Rwanda Kristo yari buzongere gukoresha igitera bigakunda nazajya areba nabi imibatizo uko no kuvuga ngo rero uyu mwuka wica ntabwo ari umwuka w'Imana hajya avuga ngo umenga abantu ngo bapfuye ngo bataha ngo ibyo ngo ntabwo ari igitangaza bitabigitangaza none se kuki umuntu akoresha igiterane agapfa abantu 40 ntakurikiranwe ntitwumve polisi y'u Burundi ita muri yombi uyu muntu gutesi mukurikirana gute Kristo yatawe muri yombi wapi hari iperereza riri gukorwa i Burundi kugira ngo hamenyekane ikisha aba bantu none se ubundi ubu Kristo yagakwiriye kuba adafunzwe none se reka nze nkubaza Kristo akubitwa intare mu gahanga CNDD FDD sibyo ikurikirane neza uyu muntu witwa Ndikumana Kristo akubitwa intahe mu gahanga haboneka ubutabera acarungirwa imbere y'ubucamanza ntahagararire muri polisi gusa cyangwa mu iperereza oya tuzabone Kristo ari kuburana akatigwe kandi nongere mburira abarundi ivuga butumwa mu Rwanda rijya kurindagira ubutumwa bukageraho bugapfa bikagera ku rwego leta ifata icyemezo cyo gufunga insengero zigeze mu bihumbi 10 ibi bintu byatewe n'iki mu Rwanda hadutse abantu nk'aba bakora za deliverance n'abari bafite uyu mwuka batabonaga bashobora uko bawukoresha mu nsengero barasohoka bajya gushinga amadini bamwe bafungura mu tubari abandi bafungura mu nzu mberabyombi bamwe basatura amazu yabo bafata amazu yabo leta ibyitabikurikiranyo yumva ko ari abantu bari kwisengera urumva abantu baragenda batotobeka iyobokamana bangiza ivuga butumwa bangiza ubuhanuzi abantu barema imisozi ngo yibitangaza bayita amazina ari ahantu begeranyiriza amafaranga ahantu byatugejeje i Burundi nibwo bitangiye ariko nimuze mureba aho bitugejeje ubu uyu munsi umunyarwanda iyo ahanuye abantu benshi babifata nk'ibintu bisanzwe oya baramutimbura oya niyo batanamukubita ariko n'ubu ngubu ngize gucyambwira Imana irambwiye avuga ati nawe ni nka Noheli nawe ni nka Gitafu nawe ni nka Yongwe nawe ni nka Kanaka uyu munsi nta muntu wavuga ngo Imana iramubwiye ari umunyarwanda ngo mubyumve sibyo kubera iki ntabwo ari uko abanyarwanda Imana itabavugisha ntabwo ari uko mu Rwanda hatari abahanuzi ntabwo ari uko mu Rwanda hatari abantu bari mu mwuka wera ahubwo nuko hadutse abantu nk'aba ba Kristo mu byumba by'amasengesho batangira kuvuga ngo bahagurutsa abantu iminsi yabo y'amasengesho aho kugira ngo ibe iminsi yo kuvuga ubutumwa no kujyana abantu kuri Kristo byitwa ibiterane by'ibitangaza ndagusubije neza kandi nguhaye ikaze nyita Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda wakoze subscribe nawe utarayikora yikore kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu kuri iyi chaîne yacu Imana iguhe umugisha ndagukunda I love you so much nakiriye Byishimo official kuri kamera tugiye kuganira Byishingo hayi ikaze ni amahoro turashima Imana umeze neza cyane okay nanjye meze fresh sana wawantembereye kugira ngo twongere tuganire twuzuzanya hanyuma nabonye comment ku kiganiro twakoranye kivuga urupfu rw'abantu 8 mu gitaramo cya Kristo Ndikumana abarundi baratukana abanyarwanda baratukana ariko reka mbwira umuntu wese uzi ko niba uri n'umukristo ukabutukana ubwo Imana yawe iba yagaragaye sibyo guhaye ikaze rero twinjiye muri iki kiganiro ariko buriya hari ibintu abantu bita gutukana atari ugutukana asigisha umuntu akubwiye ngo uri ikijuju cyangwa uri ikigoryi ntabwo se niba abona uri ikijuju erega weho hari uko wibona hari nuko abantu bakubona n'umuntu we ushobora kwibona ukabona uri ubururu umuntu we yakubona akabona undi we yakureba akabona uri ikijuju akakwandika muri komite ati wakijuju ko niko yakubonye
ahubwo uba ugomba guhindura iyo maje, kuko hari uko abantu bakubona, uko bakubona niko bakuvuga, hari uko wewe wibona, uko wibona niko uko Imana ikubona niko ikuvuga, uko wibona weho niko wivuga, uko abantu bakubona niko bakuvuga. Niba uvuga ibintu bibi, abantu nyine bizarangira bakubona nk'umuntu uvuga ibintu bibi, sibyo? Ahubwo twicyo tugomba kuza gushyiraho umucyo, tuba tuje kugira ngo tubwire n'aba bantu bo muri komenti, kuko bo baba barabonye ko twe tuvuga ibihuha, sibyo? Baravuze ngo mwavuze ibihuha, mwasebeje umukozi w'Imana Kristo Ndikumana, sibyo? Muri kurwanya Imana, murashaka views. Ibi nibyo tuba tuje gushyiraho umucyo. Views zo turazishaka, ukore na like, ikiganiro nacyumve ukirangize. Niba udafite n'umwanya telefone uyirambike hariya, ureke views yacu tuyibone, niba ari iminota 30 irangire, cyangwa ubishyire muri screen yawe ubyihorere tuganirize ibikuta mu gihe ibyo turimo kuvuga urumva bitakureba, sibyo? Views yo turayishaka, tugiye yabaye YouTube idahemba, abaza hano ni bake, abantu tuba twaporodinga ibiganiro ni bake, baba bazana ubwiza, baba baza kubasetsa, baba bazana ngo ukuri, baba baza guhanura mwemerana, yaba na Chris, sibyo? Ntabwo Kanguka aba yarashyize kuri social media, nta oya, ibyo tubishyireho umucyo, ahubwo twe tuje kubaho ukuri, tubasobanurire. Ubwo icyo cya views, kuko nubwo twacuruza, ntago twacuruza ibinyoma, harimo akanyungu kacu gake, hakabamo n'inyungu yawe, kugira ngo nawe umenye aho igihe kigeze. Uyu muntu witwa Kirisi, umutima wawe ukunda, kugeza n'ubwo umurwanirira kuri social media, ukaba watuka umuntu utamuvuze uko ushaka, ni muntu ki? Reka tukubwire Kirisi utazi, sibyo? Twebwe twashoboye kumenya, tukanasobanukirwa, kandi wemere, cyangwa se nutanemera ubitwarira ukomeze usenga Imana uyibwire ngo ibyo byishimo avuze ntago mbyemeye, none weho Mana uzansure umbwire Kirisi wari we. Wimbwira ngo Kirisi ngo ni umuntu nguciye bugufi, ngo wiyoroheje, ntabwo inzoka yari buze muri Edeni ifite amashagaga ngo Eva yemere kuganira nayo, sibyo? Wimbwira ngo Kirisi ngo ni umuntu ukora ibitangaza, aje ari umujura, n'ubundi ntabwo wamwemera, agomba kuza nyine ari umuntu mu biganza ufite ibyo ushonje, ariko noneho akaba agomba kubiguha, ariko agatwara roho yawe akayishyira uwa mutumye. Ibi bintu nibyo tuba tuje kubabwira, kandi tukabaha n'ibimenyetso. Ntacyo twe dupfa na Kristo Ndikumana, ariko nongere mbisubiremo, sibyo? Ubyumve cyangwa ubyemere, mfite ibimenyetso byinshi byerekana ko atari intumwa ya Yesu. Ibihe biduhe natwe tubimenye, itonde gato, turagendana. Mfite ibimenyetso byinshi, simusiga. Hari ibigaragara n'ibitagaragara, hari ibyo namwe ubwanyu mubona ariko ntimubisobanukirwe. Mukirisi itari mu rugendo, hari umuntu waje witwa Magambo, mubwiriza butumwa yari yamubwiye ngo uzamwitegereze neza, naba ari kure uzabona ari umuntu mwiza, ariko uko azajya agenda kwegera uzajya ubona ububi bwe, sibyo? Ushobora kumva rero audio ya Kirisi ari masenga, ukajya mu giterane cye ukabona ni umuntu mwiza, ariko iyo umwitegereje neza ugakurikira porogaramu ze neza hamwe no gusenga, nibwo uza wasobanukirwa, ukanashyira balance ya Bibiliya hariya, ugashyira na Bibiliya hariya, nibwo ubona Kirisi uwari we. Iyo ufashe Bibiliya ukayimurikaho, Kristo yaje kubivuga nyuma ngo koko naramubonye, ngo mbona ni umugabo mwiza, wiyoroheje, muremure, usa neza, ngo ariko uko yakugeragaho wagendaga ubona ububi bwe. Uwitwa Kristo Yesu, noneho w'amateka avuga ko ngo iyo yabaga ari kure yabaga ari mubi,
ukabona ngo ari umuntu udashamaje, ariko ngo uko agenda kwegera, uko akwegera kwegera yakugeragaho ngo ubona nta muntu uhwanye nawe mu bo wabonye bose, ukabona ni mwiza. kandi n'uyu munsi niko biri byishimo, sibyo? kubamusogongeye bakamumenya neza niko biri. noneho uwitwa Mose ava ku musozi, iyo yavaga ku musozi kubonana n'Imana, yazaga Mose iyo yageraga imbere y'abantu, abantu ngo babashaga kwihanganira ubwiza bwe ari kure, ariko kugira ngo abantu ubwiza bwe bashobore kubukonsoma begereye byari bigoranye, kugera ku rwego agomba kwitwikira, nibura ubwiza bugaca mu myenda kugira ngo bashobore kubuguta. yari umuntu udasanzwe. na Satani kugira ngo atume umuntu agomba kumuha ekipoma, akamuha ibikoresho bigomba gutuma abantu bamubona nk'umuntu udasanzwe, bakamwitiranya n'uwavuye ku Mana, ariko nyamara ari wa muntu ufite za ntoki zimeze gutya, zivuga ngo icyo nkeneye ni uko mva hano hasi ngiye nkazamuka, sibyo? ndashaka kuzamura isumbwe n'intebe yanjye nkayisumbye y'Uwiteka. niyo mpamvu uyu munsi abantu bari gushaka amavuta y'abandi. turi kubona abantu bitwa ba aposo, umuntu aza mu rusengero rwe ngo nje gushaka amavuta ya aposo kanaka, umuntu yajya kuvuga ngo aya mavuta yanjye ngo nyakomora kuri aposo kanaka, ndi munsi y'ibirenge bye. uyu munsi ndagira ngo mbabwire ko nujya kuri social media urasanga abantu bari gushima Imana no mu nsengero, umuntu akabanza agapfukama ngo ndashimira aposo wacu, nkihura n'uyu mubyeyi wanjye, nkihura nawe ubuzima bwanjye bwarahindutse, nari umukene ntagira icyo kurya, kuva namenyana na aposo ubu nanjye ndarya bigasaguka. ntabwo twagiraga imyambaro, ariko aposo ubu ngubu turambara. aposo yaratuzamuye, yadushyize mu kindi kirere. aposo wacu, aposo wacu uyu munsi nazanye icyifuzo cy'uko aposo yankoraho. aposo yampesheje perime, nari nkoze inshuro 5 ntabona perime, ariko ku nshuro ya 6 aposo yandambitseho ikiganza. ntabwo ibi bintu ari bibi, sibyo? ariko se Kristo yigeze avugwa? Kristo ntabwo yigeze avugwa, ntabwo yigeze avugwa. muzi neza ko ba Pawulo bashatse gupfukamirwa, ariko barabapfukamiye, ariko Pawulo wubwe arabyanga, aravuga ati turi abakozi b'Imana bagenzi, turi abantu nk'amwe. mumwe bamwita Zeus, undi Zewu. barirukanka bishishimuraho imyambaro, baravuga bati mutubabarire, Imana niyo ikwiriye gupfukamirwa, sibyo? ejo bundi Gitwaza yari arimo anenga abahungu bapfukamira abakobwa, aravuga ati sinenga abahungu, ndanenga ahubwo abakobwa bemera gupfukamirwa, ubwabo bazi ko Imana ari yonyine igomba gupfukamirwa. uyu munsi abantu bavuga ko kuva bahura na aposo na bishop wacu, bizinesi yanjye yarakunze. ntabwo ibi bintu ari bibi mu nyumve, sibyo? ariko se mu kanwa, niba aposo akora ibikorwa bituma borosada iborosa Kristo mu kanwa k'abantu, akaba ari we uvugwa. uyu munsi hari siroga, ariko si ubwo nayita siroga. uyu munsi hari umuhigo wa shitani, kandi uyu ni umuhigo. shitani ntabwo azakora nka shitani, azagira abantu bamuhagararira bagomba gukora. bari gukora gute? presi mu buryo bw'amayobera. ni abantu Satani yatumye, abaha ubushobozi bwose ku buryo bagukura mu bukode. bya bintu Imana itanga mu masezerano bo babizana mu bikorwa. kwa kundi Imana ikubwira ngo nzakubakira, uwaguha inzu arakubakira. kwa kundi Imana ikubwira ngo nzakwambika, bo barakwambika. kwa kundi Imana ikubwira ngo nzakugaburira mwana wanjye, we baragabura, sibyo? ni abantu Imana Satani yahaye igikundiro, ku buryo yavuze ngo uyu muntu si ngombwa ko waba afite amafaranga, ahubwo iyo yavuze ati uyu muntu mu mwambike, uhita wambara. iyo avuze biraba,
iyo ategetse birakomera. Shyiraho point d'interrogation. Sibyo? Iyo avuze ngo uyu muntu tumukure mu bukode, ikibanza kiraboneka na ibintu byose birakunda. Bya bintu akarere gateganya kakabishyira muri action plan, umuhigo ntikawuhigura 100% wo gukura umuntu mu manegeka. Sibyo? Umurenge utuwe n'ibihumbi magana by'abaturage, gukura umuturage mu manegeka bakamwubakira, babishyira muri action hariya, akavuga ati Sibomana tumukure mu bukode mu masaha 48. Sibomana bayakuwemo. Ariko ntiwibaza impamvu ufana umuntu, uretse mbwira abantu babafana uburyo shitana batwara ntimumenye ko yabatwaye, kuko rega mumenye ko yabatwaye mwahunga. Uramutse uhishuriwe ko shitani yagutwaye, niyo wamenye ko iyo myambaro wambaye ari shitani wayiguhaye, ukabimenyera muri gare ugiye gutega bisi, wahitivamo ukemera gutaha wambaye ubusa. Ariko shitani akoresha ubwenge, agakoresha amayeri ku buryo utabimenya. Reka nze mbwira babafana rero, iyo ubona umuntu mufana, sibyo, ukaba wakurikira ibintu bye kuri YouTube, biramara. Twe dukora ibiganiro by'iminota 20-30, ariko umuntu agashyiraho live y'amasaha 5, ukicara ukabira icyuya, sibyo, ariko ukaba utabona iminota 5 yo gusoma Bibiliya, ijambo ry'Imana, ukaba utayibona. Ariko nyamara ngo ukaba ufite umuntu ngo witwa umukozi w'Imana, ngo uri buze gukurikira. Ariko ntushobora, igitabo cy'Imana kitavangiye, nawe ari buze gukuramo 20 gusa, ari gusohereza iyo mirongo akaba ari yaza kuvuga mu masaha 5. Kandi ufite igitabo, ufite concentre, ufite ibyahumetswe n'Imana, wikwirujya kure, ufite ubuse nibiki guide, umuyobozi, ufite matière première, ivamo zahabu y'ibyo nawe ari buze kwifashisha, agakuramo ibyo ari bukubwire mu masaha 2. Icyo gitabo ntiwanakigura. Iyo ugiye gutura uyu muntu, ushobora kumuha $500, ukamuburesinga $1000. Ariko Bible igura $10. Ntabwo wayigura. Sibyo? Ntabwo ntushobora no kwibonera n'umwana nayitunzi wawe. Sibyo? No muri Bibiliya utiri unayigura, wanayidownloadinga kuri Play Store, ukadownloadinga Bible ku mamega make cyane, ukajya usoma Yohana, ugasoma Matayo. Ariko ntushobora kubona iminota 2 yo kubikora, nanabikeneye. Ariko nyamara indirimbo ya kanaka, ya Vestina na Dorcas, kuko bafana, sibyo, urayumva ukongera ukayumva, kandi bo bajya kuyihimba n'umurongo umwe wa Bibiliya, bongeyemo amagambo yabo bashaka gucyurira, sibyo, cyangwa indirimbo itabaza bongeramo amagambo wenda yabo bashaka gucyurira, bongeramo amagambo arimo kubafasha muri iyi minsi, bongeramo amagambo yabo bashaka gushimira, sibyo, kuko hari abantu bashaka gushimira, hari abo bashaka gucyurira, sibyo, yabaye imigambi yabo, ari yabo bantu bashaka gucyurira, yabaye iyo migambi ariyo yashyize akadomo ku buzima bwabo, ntabwo bari bujye muri Canada habo haba hatakibuka, sibyo, bafite n'abandi bashaka gushimira, sibyo, ugafata umwanya ukayumva inshuro 10, ariko ntiwanasoma Bibiliya iminota 2. Buragera nkubwira uburyo shitani ari umugome, ngiye mbwira abafana. None twavuga Vestina na Dorcas, twe turi kubagira inama nk'abantu bakurikirwa n'abantu, abantu barakora ikiganiro mu cyumweru kimwe kikarebwa na 1.5 miliyoni. Twabwira tuti nyamara Vestina, ayo mahirwe mwabonye, twe nayo dufite, mwagize, twe nayo dufite, mwayakoresha muzana abantu kuri Kristo, ntimukomeze kuyakoresha murimo kugenda mwe mushaka kwerekana ubwiza bwanyu. Isura mwakuye Musanze irahagije, sibyo, isura mwakuye Musanze irahagije, aho mugeze birahagije, aho mugeze birahagije. Uko musa ntacyo byari bidutwaye, umusatsi wanyu ntacyo byari warudutwaye, imyenda mwambaraga ntacyo yari idutwaye. Aho kugira ngo mufate ubwonko bwanyu bumara umwanya butekereza kwirimbisha,
uwo mwanya nimuwongere mu gutunganya ivugabutumwa ryanyu, kuko Bibiliya hari ukuntu ivuga ukavuga ati Bibiliya iravuga ngo bahinduye benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri, none mwebwe muri guhindura benshi gukiranirwa. hari ikintu gihenda kugira ngo umuntu inzara ze, ubu nshatse kugira inzara zidasa gutya birantwara umwanya, nshatse kugira umusatsi birantwara nkazakantanya mbona na ba bishop bajya bagira n'abadefiriza n'abagira gute byose, ibyo bintu birantwara umwanya. Yego, hariho rero ubwo birasaba ko umwanya ndawugabanya ku cyo nerekezagaho umutima. Ntabwo ikibazo ari ibi n'ibi, ibi ni byo twe tuba tubwira Vestine na Dorcas, ariko wa mufana wabo wamajije gucurama, sibyo, we araza dutuke, ntabwo ashobora no kudufasha ngo nabahamagara avuge no muri comment yandika ati ariko ibyo byishimo aravugira nibyo Vesti, ntabwo twari dukeneye imisatsi igwa ku kibuno, twari dukeneye ijambo ry'Imana, ko indirimbo zanyu zikomeza zikaba strong mu kuvuga ubutumwa. Niba mwasohoraga indirimbo rimwe mu mezi 6 none mukatugezaho ubutumwa rimwe mu buri kwezi, ntabwo icyo twifuzaga cyane ari uko mugira imisatsi cyangwa mugira amatiro n'ibindi oya, ibyo nabyo ntacyo bitwaye, ntaho biturya. Kadusubire i Burundi. Ariko ubwo uravuze mpita mbabara, ejo nabonye Papi na Nuza na Dorcas bicaye bari gusubiramo ino ndirimbo ivuga ngo nanjye izuba ryarandasiye. Ndeba iryo zuba ryabarasiye, n'abandi bose bari guceza ngo izuba ryarabarasiye. Oya, ntese Papi na Dorcas ntibagiye muri Malawi? Harya ntibagiye muri Mozambique? Nabo bari Philippe. Twikomereze jewe ndavuga, sibyo, buriya bazi ko ngo ubupagana ari ugusambana, ubupagana ari ukunywa inzoga. Wapi ubupagani ibyo byaranarangiye, ntabwo ibyo ni ibyaha, nta n'urusengero rwo mu isi bitabamo. Sibyo, n'udasambaniye mu buriri asambanisha amaso, kandi warebye umugore akamwifuza aba yabikoze, warebye umugabo akamwifuza abangana n'uwasambanye. Akuzi ko abantu batajya bamenya gutandukanya imirimo y'umwijima, uri kumva, n'ibyaha. Noneho ahubwo icyo twe tuvuga ni igiki? Ni ubupagani bw'abantu bagiye kunywana na Bayali. Abantu bimuye Imana mu mitima bayisigaraza inyuma ku ruhu. Icyo kora turamutse tuvuze ko giti mu jisho na kanaka, ubu uyu munsi umwuka barimo wo guhanga atari uw'Imana, ari uw'isi, ukomoka ku mutware w'abisi, abantu badutuka bakatujyana no muri ribu. Turabyihoreye, muzabamenyera ku mbuto zabo. Twagiye twisubirire, muzabamenya gute? Hantu baririmbaga mukarira ntimuzongera kurira, muzajya museka. Kwa kuntu baririmbaga ukumva umutima unyotewe n'ubwami bw'Imana, umutima wawe uri guheherera, wimutse mu isi, bazajya baririmba wumva isi urayikunze, ahubwo bati wumve nka ndomboro ya soro, sibyo, amubwira weko wumve na wako wumve n'ibindi, wumve ni kimwe nyine cyanga ucyumve, kuko inkota iba yaragimbye itakibasha gutobora ngo yinjire hahandi. Ibi twe turabivuga tukigendera, mukatwita abanyeshyari, n'abandi bantu ariko byishimo aho nibereye, mba nivugiye, noneho nibwira inshuti za Kirisi, sibyo, twisubiriye kuri Tanganyika, twisubirire hariya. Ufite umwanya wo kujya mu gitaramo cya Kirisi cyagombaga gutangira 10 za nimugoroba, abantu bahageze 10 za mu gitondo, sibyo, cyagomba gutangira 10 za nimugoroba, abantu batangiye kuhagera 10 za mu gitondo, ngo abandi bari banaharaye aho hantu, abandi baraharara, sibyo, ntabwo ari bibi, ni byiza, abandi barahirigwa, ni byiza, sibyo. Aba bantu bose bafite insengero basengera, biriwe hariya. Kirisi we yatangije gahunda ye 10 za nimugoroba. Hari ubushyuhi Burundi muri uku kwezi kwa 7, ndahazi narabaye hari ubushyuhe bwinshi, abantu bihanganiye izuba, bihanganira ubushyuhe, bategereje Kirisi, bategereje Kirisi, utari Kristo. Reka mbe 10 Kirisi yatanguye gahunda ye, acatangura. Reka mbe mahagarariye aho gato nze gusubukura, nsubira inyuma muri iki gihe cyo gutegereza Kirisi. Hari umuntu witwa Yesu,
abantu bategereje uzagaruka gutwara itorero, mwangirwa abakirisitu. hari umuntu wari wazinduka azinduwe nuko ategereje Yesu? nk'abafarisayo mwe biryarya, si muryama bugacya mu gitondo mukabyuka mukajya ku mirimo yanyu nta n'usenze kandi ngo mutegereje Yesu? Ariko kirisi kubera isezerano, kubera promese yatanze ngo ku itariki iyi n'iyi ifite igiterane cy'ibitangaza, abantu bazindutse. Sibyo? nzakangura abantu, yego, abantu bazindutse, barazinduka ngo baje gushaka ubuzima, yego, kwa kirisi. Ibyo ni byiza, ntabwo mbirwanije. yego. Umuntu afite umwanya wo kuva mu gitondo akageza nimugoroba saa 10, ariko ntiyabona umwanya wo gufata igitabo cy'indirimbo ngo aririmbe indirimbo imwe inini twara iminota 4. ariko ntiyakwicara muri salo avuga ati mvuge ati ngende umukristo nzahora ndiwe, ngende umukristo nzahora ndiwe, mu bintu byose ngeze kugupfa, ngende umukristo mpora mbihamya, naho igihugu cyose cyaseka, ngende umukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo, icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Nta muntu, iyo ndirimbo ifite ibitero 4 n'urugero. Ushoboye kwicara ku buriri bwawe wakuye stress mu bwonko ukayiririmba, wayirangiza yose ugapfukama ukabwira Yesu ngo azabane nawe akubohore, wangirwa mu kirisitu, ukumva wuzuye umwuka wera ukaririmba ukavuga ngo uzaza ryari, wabohoka, wabohoka ugakanguka. Sibyo? ntabwo babishobora. Ariko kujya gutegereza kirisi ngo uzanye amavuta yo kubakangura, ngo uragira ngo wumve, yego, ntabwo babishobora. Abenshi mu nsengero zabo, nibwiriye abarundi, abenshi mu nsengero zabo basengeramo baniyubakiye, bagatanga amafaranga ibihumbi by'amarundi kugira ngo zubakwe. Abarundi ni bamwe mu bantu bakunda kubaka insengero nziza. yego, izo nsengero bazigeramo bakerewe, ariko nyamara kwa kirisi baraharaye. Kandi nta muntu uragwa mu rusengero i Burundi kuva wamenya amakuru, nta muntu uragwa mu rusengero i Burundi kuva twavuka. Nta urapfira, nta nkuru ndumva umuntu mu ishengero i Burundi yagiye gusenga arapfa. I Burundi hari ababishop, sibyo? Yego. Ntabwo kirisi abwiriza neza kurusha Mbayahaga. Wapi? Ntabwo Mbayahaga yategura igiterane ngo bariya abantu ababone. Sibyo? Kandi ntabwo kirisi afite amavuta aruta ya Mbayahaga. Yego. Sibyo? I Burundi hari ishengero rya Pentecoste. Yego, disi ku micungararo yose i Burundi. Hari izo bita ngo ni insengero zo ku mitumba. Yego. Sibyo? Hari amasinagogi hose, sibyo? Siyoni mu duce tw'Uburumbura hari amaparuwase, hari imidugudu, mu Kigobe hari indembo, hari insengero nyinshi, insengero rya Pentecote. Nta torero na rimwe ry'i Burundi rirategura igiterane ngo hapfa abantu, ngo cyitabirwe nk'uko icya Kristo ndi ku Mana cyitabirwa. Yego. Urumva? Ndagira ngo uze kunyumva neza aho nkurikiye. Yego. Noneho saa 10 Kristo atangiye igitaramo. Yego. Ubwo twari tuvuze mbere yo gutegereza abantu bashobora kugira umutima wo kwati kadutegereze Kristo. Sibyo? Ni bakeye. Biragaragaye ko no gusoma ijambo ry'Imana. Niba mwarakurikiye video, yego, y'iki gitaramo, Kristo ubwe yavuze ko bagiye kuzimya amatara kuri trompete ya gatandatu, agahamagara Kristo akaba ari we wururuka,
amatara yarazimye ntago yigeze ahamagara Kristo. Izina rya Yesu ntaryo yavuze ibindi bitari Yesu. Ntabwo Kristo ari umukozi w'Imana. Nta mukozi w'Imana ukora ibintu nka biriya, sibyo? Amakuru avuga ko i Burundi hano ambulance zaje gutunda abantu. Yego. Abantu baguye muri kiriya gitaramo bageze hafi muri 40. Bariya bavuze 8 ni bimwe bita ngo ni intumbi ku ikubitiro, n'abantu bahavuye deja bamaze gupfa. Ariko abandi babatwaye imitima igitera babagejeje kwa muganga. Nyina uze nkurikira ubuhamya bwari mu kiriya gitaramo. We washoboye kurokoka, yagize ibibazo by'ukuguru aravunika bashyiraho sima, ariko yaravuze ati ambulance zaje zitunda, ati babashyira iruhande, ati mbona abaganga baza akavuga ngo uyu birarangiye batwara muri morgue, ati ngewe ubwanjye barambwiye ngo bantere serumu cyangwa ishinge, mbasabira ko bantera ikinya kinsinziriza kugira ngo nere gukomeza kureba uburyo aba bantu bari kuzana bari kugenda bapfa, ati kuko nubwo nge nari muzima ariko byatumaga ubwo nanjye nshobora kuza gupfa kubera uburyo ndi kubona bazana umukobwa ngo arapfuye. None utekereza ko dusubire muri Bibiliya, uyu muntu yitwa Kirisi mufata nk'Imana y'Abarundi, sibyo? Ku buryo numuvuze muzamuka ngo muri kurwana. Turabizi muri abarwanyi kandi muri n'intwari, muri n'abantu beza. Buriya mu bantu nge nkunda Abarundi cyane cyane b'Abakristo, kuko ubagereranije ubukristo bw'i Burundi ubugereranije n'ubundi bukristo bwo muri East Africa cyangwa muri East Africa, ukabugeranye n'ubukristo bwa Tanzania, n'ubwa Uganda, n'ubwo mu Rwanda, n'ubwo muri Congo, usanga ubukristo bufite ireme, Abarundi bafite ireme, ari ubw'i Burundi. Ariko hasa ko nabonye nabo batangiye kutwiganara nyine ibi ni ibihumanya biri kwinjira i Burundi, bigomba kurarura abantu bakabirarukira, bagata insengero zabo basengeragamo, bamwe bakaza kubapfira disi, bakabona yuko kuba bafite Kirisi bashobora gukurikira amawodiyo ye, noneho bagatangira gupfa. Uyu ni umwuka w'urupfu uri kwaduka, ariko akaba ari umwuka wica abantu mu bugingo. Nyine nicyo Bibiliya ivuga ngo umwanzi ngo azanwa no kwiba, kwica no kunyaga. Noneho Kirisi aba bantu 40 bivuga ko ari bashobora kuba barapfuye. Tugiye muri Bibiliya nk'isezerano rishya, Yesu yakoze ibiterane, yego, ko yagabuye agakiza indwara. Hari umuntu waba yarapfiriye mu biterane bya Yesu? Hari umuntu gusa mfite amakuru witwa Paulo we ngo hari uwitwa Utuku bari mu giterane bacyuye umurambo. Wapi? Nese bacyuye umurambo wapi? Ni bya bitangaza cyazamba kozi wacu hano Nyarugenge, uri kumva? Tangirira muri Matayo, ugere mu byakozwe n'intumwa, yego, sibyo? Utambuka ukomeze ugere mu nzandiko za Pawulo, yego, ugenda ugere mu nzandiko zaba Yohana n'aba Yakobo. Nta rupfu rugaragaramo. Iyo ruba abafarisayo ntago bari kubakira, rwaba rwarigeze ruterwa no kugira nivugabutumwa, sibyo? Yego, ndabyemera rwose. Ubu se kwari uko ari i Burundi, ubu Kirisi ari nka hano mu Rwanda, Kirisi yari bwuzongere gukoresha igitera bigakunda, nazajya areba nabi imibatizo uko. Ni ukuvuga ngo rero uyu mwuka wica ntabwo ari umwuka w'Imana. Hajya avuga ngo umenga abantu ngo bapfuye ngo bataha, ngo ibyo ngo ntabwo ari igitangaza, bitabigitangaza. None se kuki umuntu akoresha igiterane agapfa abantu 40 ntakurikiranwe? Ntitwumve polisi y'u Burundi ita muri yombi uyu muntu gute? Si mukurikirana gute? Kirisi yatawe muri yombi. Wapi? Hari iperereza riri gukorwa i Burundi kugira ngo hamenyekane ikisha aba bantu. None se ubundi Kirisi yagakwiriye kuba adafunzwe? None se reka nze nkubaze ko Yesu yakoresheje ibiterane,
ngo hari n'ahantu babaze 5 by'abagabo gusa, agakoresha ibiterane hatabariyemo abagabo n'abana, abagore n'abana, agahaza abantu ibihumbi 5. kiriya gihe nta bikorwa remezo byari byakabaho, nta matara, nta kirimatizeri, nta vandarateri, nta ambiransi, nta sipikazi, nta masipika. mbese kwari ukwiyeranja, ari ugukoresha uburyo buri Emmanuel busanzwe, ibintu biri mekanike. ubwo ari igihe cya Yesu na Petero na Yohana na Yakobo n'igihe cya Kristo Ndikumana, ahari hakwiriye gupfa abantu nihe? Ahari hakwiriye gupfa abantu nihe? Mbwira, mudusubize. hariho ambirasi ubu, hariho amatelefone, hariho za kirimatizeri, hari n'ayo matara. ubu hariho uburyo butuma abantu bagira resistance ntibapfe. kuki intumwa zavuze ubutumwa kera hatarabaho ibikorwa remezo? ko twakoze ibiterane mu misozi hatarabaho ibikorwa remezo, abantu ntibapfe. uyu munsi umuntu agakorera igiterane, ubu se reka nze mbabaze, ku masitade y'i Burundi, inkamba mu rugamba kwikina, amakipe y'i Burundi agakina ku masitade hakuzura, kuki nta murundi upfa? kuki nta murundi upfa? warangiza ngewe ukaza kumbwira ngo navuze ngo Kristo ngo kuko ari dayimoni ngo akorara force diabolique. sibyo, ntabwo umwuka w'Imana upfa, wica, umwuka w'Imana arazura. nibyo ejo bundi niba koko uyu muntu wahururiwe n'aba bantu bangana gutya, niba ari Imana yamutumye, iyi Mana yari busubize ubuzima aba bantu. niba ari Imana yo mu ijuru ko aba bantu bari kujya gasubiramo nk'uko Pawulo yavuze ati utuku rero utatubuza gukora umurimo, ongera uzuke baho. ibi rero abarundi mwitonde. niba mu Burundi hari ubutabera, uyu muntu yitwa Kirisi akubitwa intahe mu gahanga, uyu muntu witwa Ndikumana Kirisi akubitwa intare mu gahanga, CNDD FDD sibyo, ikurikirane neza uyu muntu witwa Ndikumana Kirisi akubitwa intahe mu gahanga, haboneka ubutabera, acarungirwa imbere y'ubucamanza, ntahagararire muri polisi gusa cyangwa mu iperereza, oya, tuzabone Kirisi ari kuburana akatigwe. kandi nongere mburira abarundi, ivugabutumwa mu Rwanda rijya kurindagira, ubutumwa bukageraho bupfa, bikagera ku rwego leta ifata icyemezo cyo gufunga insengero zigeze mu bihumbi 10. ibi bintu byatewe n'iki? Mu Rwanda hadutse abantu nk'aba bakora za deliverance, n'abari bafite uyu mwuka batabonaga bashobora uko bawukoresha mu nsengero, barasohoka bajya gushinga amadini. bamwe bafungura mu tubari, abandi bafungura mu nzu mberabyombi, bamwe basatura amazu yabo, bafata amazu yabo. leta ibyita bikurikiranye yumva ko ari abantu bari kwisengera. urumva abantu baragenda batotobeka iyobokamana, bangiza ivugabutumwa, bangiza ubuhanuzi, abantu barema imisozi ngo y'ibitangaza, bayita amazina, ari ahantu begeranyiriza amafaranga, ahantu byatugejeje. i Burundi nibwo bitangiye, ariko nimuze mureba aho bitugejeje. ubu uyu munsi umunyarwanda iyo ahanuye, abantu benshi babifata nk'ibintu bisanzwe, oya baramutimbura, oya niyo batanamukubita. ariko n'ubu ngubu ngize gucya mbwira Imana irambwiye, avuga ati nawe ni nka Noheli, nawe ni nka Gitafu, nawe ni nka Yongwe, nawe ni nka Kanaka. uyu munsi nta muntu wavuga ngo Imana iramubwiye ari umunyarwanda ngo mubyumve. sibyo, kubera iki? ntabwo ari uko abanyarwanda Imana itabavugisha, ntabwo ari uko mu Rwanda hatari abahanuzi, ntabwo ari uko mu Rwanda hatari abantu barimo umwuka wera, ahubwo nuko hadutse abantu nk'aba ba Kirisi mu byumba by'amasengesho, batangira kuvuga ngo bahagurutse abantu iminsi yabo y'amasengesho, aho kugira ngo ibe iminsi yo kuvuga ubutumwa no kujyana abantu kuri Kristo, byitwa ibiterane by'ibitangaza. abantu ngo batangaza ngo bafite ibiganza bishyushye, ngo umunsi ngo kubohora abantu, ngo abarwayi ngo nibaze, ngo ababana n'ubumuga ngo nibaze, ngo ni umunsi w'ibitangaza,
bamwe bitwa ba Manivuga, abandi bita amazina akomeye, abandi bita abantu b'ibitangaza bikomeye biteye ubwoba, abantu bakora matrike, abantu babikora bizinesi mu byumba byabo, ngo birukana abadayimoni, ngo bakora amadelivrance. nuko abantu bacika mu nsengero, bacika mu matorero avuga ubutumwa bwiza. Oya Barundi reka tubarabure ibyo Barundi ndi kubarabura. Reka Barundi tubarabure, hari utuntu twadutse inaha dukozeho abantu baragenda bakodesha, muzabibona ubwo nyine mwatangiriwe abantu bakodesha utu office runaka, abagore bajyayo ibitsina byabo bakabikoramo ngo bari kudelivura ngo umubiri ku mubiri. Donc ibintu byabaye inaha kugera ku rwego byangiza ikitwa ubutumwa n'ivuga ubutumwa ryabyo. Nuko natwe byaje twe byatangiye za bibiri, abantu bavuga ngo bari kuza ngo bakora za deliverance, bigenda biza gake kandi uyu munsi bimwe biracyahari. Ibi rero umuntu ababibabwira kugira ngo ngese ndarwanya Kirisi ngo nzaze kumusimbura, ndamurwanya. Ibi nkora biramagije, ariko mube maso, si nk'ibyo byose. Ashinga itorero rimenyekane, abo umuvuga butumwa, abatiza, ababwira abantu Yesu, abizera babatizwe, abigishe. Ahubwo se byinshi reka mubaze, turi no kwica ku musozo, tubaze n'Abarundi. Bibiliya itubwiye neza ko nta rindi zina twahawe mw'isi, mw'ijuru n'ikuzimu ryo gukirizwamo. None uhura n'umuntu akakubwira ati ariko buri izina rya Yesu ntago rihagije, ni application utayifite. Sinzi niba wowe utarahura n'umuntu avuga ati application Daniel Odinga gahunda igende neza, sibyo? Iri huza ryo kuvuga ngo ariko nubwo hari izina rya Yesu, hari n'irindi zina ryadukiza cyangwa n'indi application. Iki kintu cyo kivuga iki? Urumva nyine ibyo bintu ubundi hari ibintu ngewe njya nkunda kubwira abantu, wivangavanga ibintu. Niba urwaye ukaba wumva gusenga utabishobora kugukiza, okay, senga, ariko sinkwijeje ko uzasenga ngo ukire. Sibyo, ushobora gukira cyangwa ntukire. Kuko ntabwo gusenga bikiza indwara 100%. Ubwo yabaye bikiza indwara 100%, abasengewe bose ntibari gupfa. Kuko impamvu indwara idakira 100% rega, nuko indwara ni kimwe mu bintu bigomba kwica abantu. Kandi Imana yavuze ko no gupfa tuzapfa. Ubwo rero nta kintu kigomba kubaho cyahagarika urupfu 100%. Ikintu kibaho ni ikirutinza. Gusenga rero bitinza urupfu. Iyo rwaje rero noneho rwacomokoye fe, iyo basenga 100% ntabwo byakunda. Icya kabiri, niba wumva warasenze indwara ntikire, jya kwa muganga, genda wivuze. Uko hari abantu basengerwa bagakira, niko tubona no kwa muganga ibitaro bihora bisezerera abantu bagize gute, bakize. Ariko hari nabo basezera ari imirambo. Hari nabo basezera ari imirambo. Nuko no kugusengera bagusengera ugapfa, ukizera Imana ugapfa. Sibyo, ibyo bintu mu byumve. Hari abajya kwivuza mu Kinyarwanda, genda wivuze. Hari abavuga ngo ku Kinyarwanda ni ubupfumu, sibyo? Kinyarwanda ubundi iyo bavuze ngo kwivuza mu buryo gakondo, ni ukwivuza mu buryo bwifashishije ibyo tubona, uburyo buri hafi. Nuko usitara ugashyira inyabarasanya, nuko ukorora ugahekenya umuravumba, cyangwa za maideni, nuko baguhumanya ukanywa amakara, nuko urwara ama infection ugafata indimu na za teyi n'iki ukanywa, uko wagize amagiripe ugafata indimu, ugafata za teyi, za tangawizi, byose ugateka, ukanywa icyo cyayi ukakinywa gishyushye ukabira ibyuya. Nuko hari ibirogora baguha, kuko nta laboratoire iri mu Rwanda ishobora gusuzuma dayimoni ngo imubone. Kandi nyamara umuntu akoherereza ariko reka dukora ikiganiro cy'amarozi. Sibyo, mbwira abantu amarozi n'uburyo bayakira. Imana ibaho umugisha. Ndabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, nshimiye na Byishimo. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha. Shalom, ciao ciao.